wahageze mbaye ikaze abakunzi b'ikiganiro ubuzima n'abantu, murakaza neza cyane. Murabizi ko kigamije guhindura imyumvire, imigirire, imimerere icenguramo abantu, uburere mbonezamo abantu muri rubanda. Bikibagezaho ndi Bertrand Rwema nk'ibisanzwe, professeur wanyu. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko isa nirenze imitekerereze ya benshi ariko itarenze imitekerereze yawe. Buryo ubwenge si ukuvuga byinshi, ni ukuvuga ibikenewe muri buno buzima. Ubundi gushaka amafaranga bisigaye biri ku rwego aho kugira ngo uyabone bisaba gutanga andi mafaranga. Yego, ese umuntu ufite amafaranga niwe muntu nyamuntu cyangwa umukene niwe muntu nyamuntu? Turaza kuza gusobanukirwa. Burya ngo ikorosi utarakata ntuzaseke warinyuzemo cyangwa se wariguyemo, kuko utazi uko bizakugendekera nurigeramo. Umuntu nyamuntu, nari mvuze ku bintu umuntu ashobora kumenya cyangwa se kumva, akumva n'ubwa mbere abyumvise kandi yarabizi mu by'ukuri. Mfite inshuti yanjye arubatse, n'umupapa wubatse cyane. Ejo bundi nigeze kumubaza nire se ko turi kujya mu gihe cyo gusatira umwaka mushya, ya ndirimbo Efiriya urayizi? Arambwira ati ndayizi cyane, Efiriya bonane. Naseka cyane, ndamubaza nire se wamenye ryari ko batavuga Efiriya bonane, ahubwo bavuga Happy New Year bonane? Araseka cyane, arambwira ati sinari mbizi, mbimenye ubu cyane rwose. Nawe ushobora gusanga aribwo bimenye, niba ngiye kubwira ushobora gusanga aribwo bimenye. Umuntu nyamuntu, aho ni wibeshya ku muntu nyamuntu. Muraza kunyemerera tujyane muri iyi nkuru gatoya. Mu bihe bya kera mu Rwanda bavuga ko hari umugabo wari uzwi cyane mu mudugudu. Yari umukire, afite inzu nziza n'amatungo menshi, muri make ari umukungujumba. Ariko ntiyigeze amenya agaciro k'umuntu, ntiyajyaga agira uwo yubaha, uwo yitaho se, uwo aramutsa. Burya ijambo rimwe ryahindura ubuzima bw'umuntu. Ariko ntiyagiraga uwo aramutsa, uwo yitaho, uwaha agaciro, ndetse amagambo ye yakomeretsaga benshi. Muri uwo mudugudu haje kuza undi mugabo w'umukene utaragiraga byinshi, ariko iyo yabonaga umuntu ufite ibibazo yamuhaga umwanya, akamutega amatwi, akamuruhura, akamugira inama, ndetse akamuhereza amagambo y'ihumure. Abantu baza kumwibonamo cyane bakamugana. Igihe cyaje kugera wa mukire twise umukungujumba yisanga ari wenyine. Byakumarira iki kuba ufite ibintu ariko n'ubundi ukisanga uri wenyine? Abantu bari basigaye bamwubaha kubera ibyo afite, ariko ntibamwubahe kubera uwo ari we. Undi we abantu baje kumukunda cyane kuko yari umuntu nyamuntu. Baje kumukunda bamwiyumvamo, ndetse bamwe baranamufasha bitewe n'umutima nama we n'ibikorwa bye. Ko umuntu nyamuntu ni iki? Ese umuntu nyamuntu nibyo utunze? Hoya, umuntu nyamuntu si ibyo ufite, saho utuye, si uko wambara, si uburebure, uko usase, icyo ukora, aho uvuka se, uko ungana, ikimero, inzobe, igikara, si umwe gica. Mbese tubona twese tukikanga tugahaguruka tukamwubaha ngo araje. Si nyamwigendaho cyangwa se umwe nyiragashinga ihene, si n'urya utwe n'utw'abandi, si umwe twita umurakari cyangwa nyiri ibigango. Ese uwo niwe muntu nyamuntu? Oya, turibeshya cyane. Abanyarwanda bati umutima mwiza uruta umutungo. Umuntu nyamuntu nuha agaciro abandi, uzi gutega amatwi, nukunda amahoro akayifuriza abandi, ushakira iterambere abandi, imbaga nyamwinshi.
biravuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ariko ntabwo baba bavuze ngo abe nkawe, hoya. Ariko icyo utiyifuriza ntukakifuriza abandi. Umuntu nyamuntu n'umwe ugira umutima nama, utari umuhemu, utari nyamwigendaho, ndetse kandi ugira ubufatanye. Ubupfura buruta ubukire. Umuntu nyamuntu n'umwe uzi ko buri wese afite agaciro, uha agaciro abantu, akakihesha, akagaha n'ibyabo, ukunda igihugu. Ndabizi uri kwibaza uti ariko Rwema nawe urakabije aho ngaho. Hari intungane se ibaho? No one is perfect. Yes, ko umuntu nyamuntu si ukutagira amakosa. Oya, natangiye nkubwira nti ikorosi utarakata ntuzaseke warinyuzemo cyangwa se wariguyemo. Ntuzi uko bizakugendekera nawe nturigeramo. Abantu turi magirirane, turushaho kubahana. Twese turi abagenzi muri iyi si, twaje ubusa tuzataha ubundi. Kumarana n'iby'ubusa tubane mu mahoro. Nagiraga umwarimu utwigishaga physique yitwaga Faustin, yagatubwira ngo nimba ijuru ritanahari, kora neza, ube muri neza, bandebereho, ube nyangamugayo, abantu bagukunde bagushime, nibura bakwigireho. Icyubahiro cy'umuntu kigaragarira mu mico ye, si amagambo ye. Ntabwo icyubahiro kigaragara mu magambo yawe, hoya, ntikigaragara mu byo wambara. Ibyo bifiteho igice gito, ariko ubundi icyubahiro cyawe ni mu mico yawe. Nyemerera ngo baze kandi utubize, wowe se iyo abantu bakuvuga iki mu mico yawe? Utekereza se kuba umuntu nyamuntu bitangirira hehe bikarangirira he? Uradusangiza igitekerezo cyawe muri comments, turushaho kungurana ubumenyi. Nakoze cyane kuri iki kiganiro ubuzima n'abantu. Niba wagikunze kandi subscribe, usangiza abandi ko n'ukuri, nubwo ari ukuri kubabaza ariko kurakiza, kuko kubaka umuntu nyamuntu. Heribert Rwema nk'ibisanzwe, Profeseri wacu. Tumwifuriza no guhirwa, Nyagasani abarinde ibyago, abagurira imbago. Ndabakunda cyane.